films.com niho bigiye kubera. Filime y'umwaka narakubwiye ngo burukomvishe ngo nakoze igihindi ari agahinde, jya umenya ngo harimo itandukaniro n'ibindi bintu byose baba baragiye bagupfunyika mu maso by'ibikarito. Ako ubu naraza mwari mubayeho muto, iki kibazo mujye mukibaza, naye nyibaza nkavuga ni Imana ikunda abanyarwanda. Imana yagize gutya barira bavuga ati reka mbahe kimomo, Imana ikunda abanyarwanda. Taza nicururiza ibyishimo kuri make kuri 7 gusa. Hari website ducururizaho ibyishimo yitwa gasobanuye films.com, aho wishyura 7,000 byonyine ku kwezi. Ndashaka gufata akanya gato ngo mbasobanurire ku bijyanye n'amashusho mubona muri ino filimi. Rimwe na rimwe mukabona hajemo ikimenyetso cyo gukora subscribe, rimwe mukajya kumva ndavuze. Ibi bintu byose biba birimo rero ni ukugira ngo ino filimi ize kubageraho imeze neza, ntabwo ari ukugira ngo umuntu ashyiremo ibindi bye, kuko uramutse uyishyizeho yose hari ibihano YouTube ishobora kugufatira. Ubwo rero nkaba nsaba umuntu ukurikirana ino channel nazajya agera kuri ibi bintu ajya ahita asimbuka cyangwa yihutisha, ahita akurikira ku gace gakurikiyeho, kuko buri munota umwe n'uzajya ushira uri kureba video uzajya uhita wihutisha, kuko ano magambo agiye kuzagezamo kugira ngo filimi ibagereho ari ndende kandi yumvikana. Ubwo rero nkaba nabasabaga ko muzajya mwihutisha mukigera aho ngaho kugira ngo filimi yanyu muyikomeze igende neza. Hagati aho niba hari umuntu yumva atari kubyumva neza yakandika muri comment akambwira uburyo arimo arabyumva. Murakoze kubwo gushyigikira ino channel kandi mukomeze sharing ino channel igere kure, tujye tureba filimi, mukore like, mukore subscribe, mukore share ewana, ku buryo ino channel niyizuza nka subscribe 6,000 muzaba mwanshyigikiye kabisa. Nizere ko rero turi kumwe muri uru rugendo, nizere ko tugiye kuzajya tureba filimi, mwagera aho ngaho twashyizemo aya magambo mukihutisha, natwe ntabwo ari twe kuko bagira nabi nta n'isoni. Reka nabo turagiye namuragira he mugende barakwereka abateruzi b'ivyuma bavayo wangu turapfuye tuzongere. Amabandi yarakubitwe wangu fata umunyororo wanyu kandi ngo nuwabo.